Shalom ku isengesho ribohora official. Imana iguhe umugisha. Turi ku munsi wa kane w'amasengesho aho turi kubohoza imigisha n'amasezerano yose ubwami bw'umwijima bwafashe. Twabonye yuko Kanani ifatwa n'abantu barwana. Ntabwo Kanani Abisiraheli bayigaruriye batarwana, bararwanye mpaka kugeza igihe babohoye igihugu cyose. Nawe rero ugomba gusenga kugeza igihe ubohoye ubuzima bwawe kandi ukabohoza ibice byose by'ubuzima bwawe. Ugomba kubohoza igice cy'umubiri, umubiri wawe ukagira aho utandukana n'indwara zigashira burundu paka indwara zikagucikaho. Impamvu indwara zigomba kugucikaho n'ijambo ry'Imana rirabishyigikira. Ijambo ry'Imana rishyigikira ko indwara zigomba kuducikaho. Igihe rero indwara zitagucitseho no kuvuga ngo ugomba guhagurukira kurwana n'abadayimoni baziteza kugeza igihe indwara zose zigucitseho. Kubera iki? Kuva 15:26 kuva 15:26 aravuga ngo, arababwira ati nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe ugakora ibitunganye mu maso yayo, ukumvira amategeko yayo, ukitondera ibyo yategetse byose, nta ndwara nzaguteza muzo nateje abanyegiputa, kuko jya Uwiteka ugukiza indwara. Urumva ko hano Imana ivuga ngo nugira umwete wo kunyumvira ugakora ibitunganye mu maso yanjye, ukagenda amategeko yanjye, ukitondera ibyo nagutegetse byose, Imana irakubwira ngo nta ndwara izaguteza muzo yateje abanyegiputa, kuko Uwiteka ari ugukiza indwara. Nanone hano kuva 23:25 hakavuga ngo, kandi muzakorera Uwiteka Imana yanyu, nayo izaha umugisha umutsima wawe n'amazi yawe, kandi nzakura indwara hagati muri mwe. Urumva ko ari Imana isezeranya gukura indwara mu buzima bwawe. Ni ngombwa rero ko ugomba gusenga ukarwana kugeza igihe umubiri wawe utandukanye n'uburwayi bw'abadayimoni, utandukanye n'indwara z'ubwoko bwose mu izina rya Yesu Kristo, kuko ariko ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo rero ubundi indwara riboneka muri Bibiliya inshuro zigera muri 22 mu isezerano rya kera, inshuro 22 mu isezerano rya kera. Hanyuma mu isezerano rishya indwara zikaboneka mu inshuro 17. Urumva uko Bibiliya ivuga ku ndwara. Noneho rero sasa ugomba gusenga kugeza igihe umubiri wawe Imana iwuvanyemo indwara zose, kuko twahawe umwami Yesu Kristo kugira ngo adukize n'uburwayi bwose. Urugero rwa hafi, Matayo 9:35 haravuga ngo, Yesu agenda mu midugudu n'ibirorero byose yigisha mu masinagogi avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bwose. Ni ukuvuga ngo Yesu muri kimwe yaje aje gukora, yaje aje no kugira ngo agukureho uburwayi bwose bukuriho. Yego, ni ukuvuga ngo rero sasa ugomba gusenga paka ubohoje umubiri wawe ugatandukana n'indwara. Ugomba kurwana ukabohoza umugisha w'ubutunzi, ubutunzi bukaza ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ugomba kurwana ukabohoza umugisha w'urubyaro, umugisha w'urubyaro ukaza ku buzima bwawe mu izina rya Yesu, kuko umunsi Imana yakuremaga ibyo byose yari yabiguteguriye. Yari yaguteguriye umubiri utarwara, yari yaguteguriye bigomba kugutunga, yari yaraguteguriye n'urubyaro, kuko Imana ivuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe batware. Nuko yari yamaze kurema ibintu bizatunga umuntu, ikabona ibintu biri mu isi ni byinshi, kandi ikabona yuko ibyo bintu yashyize mu isi hari abantu bagomba kubibamo bakabitwara bikaba ibyabo. Ni ukuvuga ngo rero umugisha w'ubutunzi ni uwa buri wese, umugisha w'amagara meza ni uwa buri wese. Twasomye ijambo ry'Imana ritubwira yuko ibihe bigwirira abantu bose. Hariya mu mubwiriza igice cya 9 n'umurongo wa 11 ijambo ry'Imana ryaravuze ngo, ntabwo mu ntambara intwari arizo zinesha. Tujya tubona hari intwari zigwa mu rugamba rwose, ugasanga intwari ziguye mu rugamba. Abanyabwenge, ijambo rikavuga ngo abanyabwenge si bo babona ibyo kurya gusa, tubona abanyabwenge b'abakene kandi badafite ibiryo. Ijambo rikavuga ngo kandi abanyambaraga si bo basiga abandi mu masiganwa,
tujya tubona yuko ariko bimeze, ugasanga umuntu afite imbaraga ariko mu marushanwa si we wegukanye umwanya wa mbere. Ijambo rero rikaza rivuga ngo ibihe bigwirira bamwe, bigwirira abantu, ibihe n'ibintu bigwirira abantu biba kuri bose. Ikibazo rero uba ugomba kwibaza ni impamvu wakwibaza ngo kuki mporamuna umubabaro, kuki ibihe byanjye njyewe bidahinduka, kuki ibihe byanjye njyewe biguma bihoze ari bimwe, kuki umubiri wanjye uhora urwaragurika. Ninde uhora mu burwayi? Ni wowe. Ninde uhora mu madeni? Ni wowe. Ninde uhora mu bibazo? Ni wowe. Ni ukuvuga ngo rero sasa icyo gihe haba hari ikibitera, haba hari imbaraga zabanye zitakwemerera ko nawe winjira mu bihe by'amahoro, winjira mu bihe by'umugisha, winjira mu bihe byo gutekana. Turi mu masengesho rero agamije kurwana, tukigarurira gakondo zacu, tukigarurira iminani yacu, tukigarurira imigisha yacu. Twabonye ko Satani akoresha abapfumu n'abarozi n'abakonikoni bakiba abantu imigisha yabo. Niyo mpamvu rero sasa ibihe turimo ugomba guhagarara wemye, ukabohoza umugisha wawe w'amagara meza, ukadesida gutandukana n'indwara mu izina rya Yesu Kristo. Ugomba guhagarara wemye, ukabohoza umugisha w'urugo rwawe. Nta mugore waremewe kudashaka, nta n'umugabo waremewe kudashaka. Imana iremye umuhungu ako kanya direct iba yamaze no kurema umukobwa bazabana. Ni ukuvuga ngo rero igituma bamwe bitabakundira ni imbaraga z'ubupfumu, ni imbaraga z'uburozi ziba zarateje ibyo bibazo. Uyu munsi rero isengesho tugiye gukora ni imbaraga, tugiye gusenga isengesho risenya imbaraga z'uburozi bw'ubwoko bwose bwahambiriye ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Kandi muri iki cyumweru cyose, iyi minsi yose isigaye kugira ngo iki cyumweru tugisoze, tuba tuhangana n'imbaraga z'uburozi zose, imbaraga zose z'uburozi zifite imigisha yawe. Kuko uburozi intwaro abakonikoni bakoresha n'abarozi ni uburozi nibwo bakoresha bakazamura abadayimoni, uburozi nibwo bakoresha bagateza imyuka mibi, uburozi nibwo bakoresha bagateza ubukene, indwara n'ibibazo. Hari indwara nyinshi zishingiye ku burozi, kandi isi ya none turimo yateye imbere cyane mu bintu bijyanye n'uburozi. Isi ya none turimo, nongere mbisubiremo, yateye imbere cyane mu bintu bijyanye n'uburozi. Niba muri iki gihe cya none babasha gukora intwaro z'ibiti z'ubumara z'uburozi, akaba yatera igisasu ahangaha kikadimbura Kigali yose cyangwa u Rwanda rwose, ndetse n'igihumeka cyose kigapfa, hagacira n'imyaka runaka ababaho bahumeka umwuka w'icyavuye muri cya gisasu nabo bagapfa. Urumva ko uburozi bwateye imbere, uburozi bwateye imbere. Hano rero reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo wumve ibyo ndi kuvuga kano kanya. Tugiye gusoma kuva igice cya 7 n'umurongo wa 22. Kuva igice cya 7 n'umurongo wa 22 ngo n'abakonikoni b'Abanyegiputa babigenza batyo bakoresheje uburozi bwabo. Umutima wa Farawo uranangira, ntiyumvira Mose na Aroni uko Uwiteka yari yaravuze. Ariko reka duhere hejuru cyane kugira ngo tumve icyo Imana yakoze ikoresheje aba Mose na Aroni n'uburyo abarozi baje gukora icyo kintu. Ngo Uwiteka aravuze ati, niki kizakumenyesha ko ari Uwiteka? Dore ngiye gukubitisha amazi y'uruzi inkoni nitwaje ahinduka amaraso. Ubwo turi mu gitabo cyo kuva 7 umurongo wa 17. Ngo Uwiteka aravuze ngo iki nicyo kizakumenyesha ko ari Uwiteka. Dore ngiye gukubitisha amazi y'uruzi inkoni nitwaje ahinduka amaraso. Amafi yo mu ruzi apfe, uruzi runuke, Abanyegiputa babihirwe n'amazi yo mu ruzi. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni ati, jyana inkoni witwaje urambura ukuboko kwawe hejuru y'amazi yo muri Egiputa, ku nzuzi zabo no ku migende y'amazi yabo no ku kidendezi
no ku bidendezi byabo, naho amazi aretse hose ahinduka amaraso, kandi mu gihugu cya Egiputa hose hari bube amaraso mu mivure y'ibiti no mu bibindi by'amabuye. Mose na Aroni babikora uko Uwiteka yabategetse. Amanika iyo nkoni akubitira amazi y'uruzi mu maso ya Farawo no mu maso y'abagaragu be. Amazi y'uruzi yose ahinduka amaraso. Amafi yo mu ruzi arapfa, uruzi ruranuka, Abanyegiputa ntibabasha kunywa amazi yo mu ruzi. Amaraso aba mu gihugu cya Egiputa cyose. N'abakonikoni, umva 22, n'abakonikoni b'Abanyegiputa babigenza batyo bakoresheje, umva aka kajambo ugasurunyeho, ngo babikora gutyo bakoresheje uburozi bwabo. Noneho hepfo akavuga ngo umutima wa Farawo uranangira, ntiyumvira Mose na Aroni uko Uwiteka yari yaravuze. Urumva ko Mose na Aroni ibitangaza bakoze babikoreshejwe n'Imana ihoraho, ariko turabona n'abakonikoni nabo babigenza batyo. Wewe wirukankira ibitangaza rero ukabona umuntu yakoze ibitangaza utazi inkomoko yabyo. Wumvise ko Mose na Aroni bakoze ibitangaza bituruka ku Uwiteka, ariko haza n'abapfumu n'abakonikoni babigenza batyo, ngo nabo bafata inkoni yabo bayikubita ku mazi, amazi ahinduka amaraso. Ariko ngo ibyo bintu babikoze bakoresheje iki? Uburozi bwabo. Kugira ngo babikore hari uburozi, aka kajambo ugasurunyeho kumve neza. 22 ngo babigenza batyo bakoresheje uburozi bwabo. Nuvuga ngo kugira ngo ya mazi ahinduke amaraso, hari uburozi bakoresheje mu isi yabo ya kirozi. Hanyuma Farawo abonye abarozi biwe, abakonikoni biwe bakoze ibintu nk'ibyo, ngo umutima wa Farawo uranangira. Tubonye yuko ibyo abarozi bakora bishobora gutuma umutima w'umuntu unangirwa, umutima w'umuntu ukababoroke, umutima w'umuntu ugahambirwa, ntubashe kumva, ntubashe kugirwa inama, ntubashe guhabwa amabwiriza ngo ubwirwe ngo kora ibi niko kuba wanangiwe. Abarozi rero intwaro yabo cyangwa abakonikoni intwaro bakoresheje yitwa uburozi. Bwa burozi bugahindura amazi amaraso. Hari aho twanabonye ejo bakoresheje uburozi bwabo buzamura ibiceri. Ndagira nkubwire ngo uburozi bw'abakuroga bushobora kuzamura inyatsi ikakwizirikaho, kandi ari inyatsi yazamuwe n'uburozi bw'abakonikoni cyangwa bw'abarozi. Abarozi bashobora gukoresha uburozi bwabo bakaguteramo diabete bakayestara rwose mu mubiri wawe. Ari uburozi bw'abarozi bwakoresheje bakarema diabete ikakujyamo. Abarozi bashobora gukoresha uburozi bwabo bakakuremamo sida ikakwinjiramo. Abarozi bashobora gukoresha uburozi bwabo bakakwestaramo amabuye mu nda cyangwa ibibyimba mu nda. Abarozi bashobora gukoresha uburozi bwabo bakakugondamesha ukagenda ugahinamirana ukaba paralize. Abarozi bashobora gukoresha uburozi bwabo bakaguteza krize ikaba krize, inyatsi zikaba inyatsi, akazu kakabura. Abarozi bashobora gukoresha uburozi bwabo bagafunga inda yawe ibyara neza bikarangira ugasoza utagize. Abarozi bashobora gukoresha uburozi bwabo bakagutandukanya n'umufiyanse wawe. Abarozi bashobora gukoresha uburozi bwabo bagafunga imigisha yawe yose na suruse z'imigisha yawe yose, bakakwangisha abantu bakakwanga. Ndagira ngo nagure iri jambo ryumve cyane. Noneho rero sasa igihe rero utahagurutse ngo ujye mu ntambara y'umwuka urwane ubohoze ibyo ngibyo wibonaho, ugomba kumenya ko hari imbaraga z'uburozi zabiteye, hari imbaraga z'uburozi zateye ubwo burwayi. Ntabwo rero uburozi buvurwa n'abavuzi bahariye mujyamo mu bapfumu. Urajya ku mukonikoni ngo akuvura, umupfumu n'umukonikoni n'umurozi. Urajya ku mupfumu n'umukonikoni ngo ugiye kwivuza y'uburozi. Uburozi ni mu mwuka, ntabwo ari ibigaragara. Tugiye rero gufata umwanya wo gusenga, turimbagure dusenye muri aka kanya. Ibyo ubona byose byaje mu buzima bwawe umenye ngo hari imbaraga z'uburozi zibyihishe inyuma. Nkuko mbise mu byanditswe ko abapfumu bakoze nk'ibyo Aroni na Mose bakoze bakoresheje uburozi bwabo.
aka kanya nabo kakanya mu burozi bwabo bashobora kugushyiraho uruzingo, imyaka igakubita ikesurana, ugakubita ukageza muri za 50 nta mugabo. Bashobora gukoresha uburozi bwabo bagafunga inda yawe ibyara matrice yawe neza neza, urubyaro ukarubura bakoresheje uburozi bwabo. Tugiye kwinjira mu isi y'umwuka, duhamagara imbaraga z'Imana zisenye ubwo burozi mu izina rya Yesu Kristo bwakoreshejwe kugira ngo ibyo bibazo wibonamo ubyibonemo. Ni ryo sengesho tugiye gukora mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gukora iryo sengesho. Turahagarara muri Yeremiya mu gice cya mbere n'umurongo waho wa 10. Ni ryo jambo turi busengeremo n'umurongo tugiye gusengeramo. Yeremiya igice cya mbere n'umurongo waho wa 10 ni cyanditse tugiye gusengeramo cyo gusenya ubwo burozi bwose mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Yeremiya igice cya mbere, Yeremiya igice cyaho cya mbere, Yeremiya igice cyaho cya mbere n'umurongo waho wa 10. Hanyuma twinjire mu mwanya mwiza wo gusenga. Yeremiya igice cya mbere n'umurongo wa 10 handitswe ngo, dore ngushyiriye hejuru y'amahanga y'ibihugu, kurandura no gusenya, kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Reka twongere dusome ariko duhere ku murongo wa 9 noneho. Ngo Uwiteka ahera ko arambura ukuboko kwe ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati, kiza amagambo yanjye mu kanwa kawe. Dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Urumva Uwiteka ari ijambo ashyize mu kanwa kanjye. Uwiteka ari ijambo ashyize mu kanwa kawe, kandi iryo jambo ashyize mu kanwa kanjye nakawe. Arishyize mu kanwa kanjye kugira ngo nshyirwe hejuru y'amahanga. Arishyize mu kanwa kanjye nakawe kugira ngo dushyirwe hejuru y'abami n'ibihugu. Ariko nyuma yo gushyirwa hejuru y'abami n'ibihugu, hari operasiyo hano tugiye gukora. Operasiyo ya mbere niyo kurandura, iya kabiri niyo gusenya, iya gatatu niyo kurimbura, iya kane niyo kubika, iya gatanu ni ukubaka, iya gatandatu ni gutera imbuto. Izo operasiyo zose tuzikora turi mu mwuka, tukazikora dukoresheje ijambo ry'Imana. Abapfumu n'abarozi n'abakoniko numvise yuko ibyo babikoraga bakoresheje uburozi bwabo. Twebwe dukoresha ijambo ry'Imana, dukoresha umwuka w'Imana, tugasenya ibikorwa byose by'uburozi Satani aba yakoze. Ikiwundi murongo turi buze gusengeramo ni umurongo tubona nanone ahangaha, umurongo tubona nanone muri Yesaya igice cyaho cya 54. Yesaya igice cya 54 n'umurongo waho wa 17 handitswe ngo, ariko handitswe ngo, reka duhere ku murongo wa 15. Ku murongo wa 15 atangira kuvuga ngo, ahari bazaterana ariko sijye uzabo bateranije, uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe wazize. Iri ni isezerano dufitanye, ni ijambo ry'Imana yaduhaye nk'isezerano. Iratubwira ngo ahari bazaterana. Birashoboka ko hari abarozi bateranye ku bwawe, abakonikoni bateranye ku bwawe, bamaze guterana ku bwawe, bagukoraniraho kugira ngo baguteze ibyago n'amakuba, bagukoraniraho kugira ngo baguteze indwara n'ubumuga n'amadeni n'ibindi byose. Bagukoraniyeho kugira ngo bakubohe, bakuzirike, bagucucure, bakugirire nabi. Ariko ijambo riravuze ngo, dore nige ijambo riravuze ngo, uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe wazize. Uwagukoraniyeho wese akuroga ubukene, akuroga inyatsi, akuroga icyangira, akuroga igisuzuguriro, akuroga ubwo busambanyi ugira n'uburogano, ubwo businzi bwawe n'uburogano. Hari uwabonye abona yuko ushobora kuzatera imbere ugatunga amafaranga menshi. Akoresha uburozi bwe, azamura umudayimoni, araza kwinjiramo, hanyuma amaze kukwinjiramo agukundisha inzoga, uranywa ukarara mu kabari, umushahara ujya kuwufata warawumaze kera, warawumariye mu kabari. Uwakuroze ntiyifuje kuzatera imbere, yaravuze ati nubwo abonye akazi ariko nta kintu kazamugezaho. Abandi barogwa barogwa indwara za hato na hato, bakoresheje uburozi, bazamura amadiyabete, bazamura hypertension.
abandi hakoreshejwe uburozi bafungirwa inda zibyara. Tugiye gusenga Imana mu izina rya Yesu, uwagukoraniyeho wese agwe azize wowe mu izina rya Yesu Kristo, agwe azize wowe mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo riravuga ngo dore nijyure mu mucuzi uvugutira umuriro we amakara agakuramo icyuma akoresha umurimo we, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura. Birashoboka nyine, hari umurimbuzi waremewe kurimbura, ushaka kurimbura ubuzima bwawe, ushaka kurimbura amagara yawe, ushaka kuguhanagura ku hano ku ikarita ya hano ku isi ukapfa imburagihe. Uwo murimbuzi navumwe mu izina rya Yesu, uwo murimbuzi natsindwe, imbaraga z'umwuka wera zimugwire, abamarayika b'Uwiteka bamugenza kwa jina Yesu. Ngo ariko 17 ngo nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Buri burozi bwose ijambo rirakubwira ngo ntacyo bugomba kugira icyo bugutwara nuhagarara mu byiringiro no mu kwizera. Ijambo riravuze ngo nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi riravuze ngo kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo nibyo murage w'abagaragu b'Uwiteka. Umurage w'abagaragu b'Uwiteka nuko tugomba gutsinda buri rurimi rwose ruduhagurukiye. Zopete sekira buri rurimi rwose ruguhagurukiye, umfite umurage wo kurutsinda uko rwaba rumeze kose. Tugiye rero gufata umwanya wo gusenga, twonone uburozi. Twumvise yuko abakonikoni bo muri Egiputa hari ibyo bakoze nabo babikoresheje uburozi bwabo, the same bakora nk'ibyo abakozi b'Imana bakoze. Ntuzatungurwe rero no kubona bamwe bakora ibitangaza utazi inkomoko yabyo. Yego, hari ushobora gukora ibitangaza abihawe n'imbaraga z'umwuka wera, hakaba n'ukora ibitangaza by'ibyo twita ibirangaza bikoreshejwe n'uburozi. So tugiye guhamagara Imana rero twebwe twonone uburozi bwose mu izina rya Kristo bwagiye buguteza ibyo bibazo uri muracamo, ubwagiye buguteza ibyo byago mu izina rya Kristo. Muri aka kanya tuje imbere yawe Uwiteka Imana isumba byose, Imana nyamana, Imana ishobora ibidashobokera abantu. Ijambo ryawe rivuze yuko uwashyize ijambo ryawe mu kanwa kanjye, kandi ijambo ryawe ukimara kurushyira mu kanwa kanjye nta kindi gitumye ushira ijambo ryawe mu kanwa kanjye. Unciriye hejuru y'abami n'ibihugu, kubika, kurandura, gusenya, kubika, kubaka no gutera imbuto. Kuko ariko ijambo rya rivuze Yeremiya igice cya 9 kugeza ku wa 10, kandi ijambo ryawe Yesaya 54 kuva ku murongo waho Uwiteka Imana wa 15 haravuze ngo hari bazaterana ariko si wowe uzaba ubateranije. Uzankoraniraho wese azagwa arya zize aturuta mu izina rya Yesu Kristo. Buri wese wanteraniyeho kurwanya ubuzima bwanjye agakoresha uburozi butandukanye bwo kunteza amakirize, agakoresha uburozi butandukanye bwo kunteza inyatsi, agakoresha uburozi butandukanye bwo kunteza izindwara, agakoresha uburozi butandukanye bwo kunteza imbaraga z'ibyaha, agakoresha uburozi butandukanye bwo kunangira umutima wanjye, agakoresha uburozi butandukanye bwo gufunga no kunaniza kwizera kwanjye. Ndi mu mwuka ndatwika uburozi bwose kwa jina la Yesu, ndatwika uburozi bwose bwari buri inyuma y'ibyo nacagamo katika jina la Yesu. Ndarimbura uburozi bwose bwari buri inyuma y'ibyo ncamo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ndarimbura uburozi bwari buri inyuma y'ibyo ncamo mu izina rya Yesu Kristo. Umurozi, umukonikoni wakoresheje uburozi bwe akazamura ijeni, akazamura umuzimu, agatuma umuzimu imbere yanjye vimwe wa murozi we. Tsindwa kwa jina la Yesu wa Nazareti, tsindwa mu jina la Yesu wa Nazareti, tsindwa kwa jina la Yesu wapfuye akazuka, tsindwa murozi we kwa jina la Yesu wapfuye akazuka. Wokoresha uburozi ukazamura imyuka y'abapfuye ukankonekta nayo, ndagusenya kwa jina la Yesu Kristo. Ndagusenyana n'uburozi bwawe mu izina rya Yesu, ndagusenyana n'uburozi bwawe mu izina rya Yesu, ndagusenyana n'imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Va ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu, va ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Umurozi wese wakoresheje uburozi akazamura umwuka uvuye ikuzimu, umwuka ukava mu irimbi, ukava mu isi y'abapfuye, dore wa mwuka wavuye mu isi y'abapfuye ukaba udafite umubiri n'amaraso kwa jina la Yesu, ukaba arashatse gutura mu mubiri wanjye no gukorera mu mubiri wanjye. Wa mwuka udafite umubiri n'amaraso wazamuwe n'umurozi
nibura umukurambere w'imyaka 400, w'imyaka 300, w'imyaka 200, w'imyaka 100, ndakuvima va ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu. Va ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo pfuye akazokanda kwirukana wa mwuka w'umukurambere we niwo nteza kirizo, wo nteza inyatsi, wo nteza intwara, wo nteza icyangiro, ndagusenya kwa Yesu, ndakwirukana ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenya ubwo burozi bwose bukoreshwa katika jina Yesu ku mazina yanjye. Buri wese ukoresha uburozi ku mazina yanjye akatura ibintu bitandukanye, akaboha amazina yanjye akoresheje uburozi bunyuranye, ubwo burozi ndabusenya ku mazina yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Uburozi bwazamuye imyaka, bwazamuye imikoshi, bwanteje imikoshi, ndaburimburana n'imikoshi mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Buri burozi bwose, uburozi bwo mwigi, uburozi bw'ingata, uburozi bw'imitongero, uburozi bw'imivumo, ndabusenya ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndabusenya kwa jina Yesu. Uburozi bw'amapfundo ndabusenya ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Uburozi bwose mu izina rya Yesu Kristo bwakoreshejwe batwara igikundiro cyanjye, batwara kwemerwa kwanjye, ndabusenya mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo ndabohoza igikundiro cyanjye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndabohoza kwemerwa kwanjye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mwana w'Imana nzima, ndabohoza amahirwe yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Wamugapfakazuka, ndabohoza iterambere ryanjye mu izina rya Yesu Kristo. Wamugapfakazuka, ndabohoza umugisha wanjye wose mu izina rya Yesu Kristo. Wamugapfakazuka, ndasenya mpagaze muri Yeremiya igice cya mbere n'umurongo wa 10. Muri icyo cyanditswe mwami, ntarandura mu izina rya Yesu imyaku yose, imikoshi yose, ubukene bwose, indwara zose katika jina Yesu Kristo mwana wa Nazareti. Ntarandura ibyo Satani katika jina Yesu yateye mu buzima bwanjye, by'abarozi bateye mu buzima bwanjye, ndabirandura mu izina rya Yesu Kristo mwana w'Imana nzima. Ndarandura buri kimwe cyose cyatewe mu mubiri wanjye, gitewe n'abarozi bakoresheje uburozi bwabo. Ndarandura umudayimoni watewe mu maso yanjye, watewe mu nyama z'umubiri wanjye, watewe mu nda yanjye, watewe mu izina rya Yesu Kristo mu maraso yanjye. Wa mudayimoni yewe, wa mwuka mubi we, kwa jina Yesu, wowe ufite ugutwi urumva, wowe uhagaze uruhande rwanjye rw'iburyo, kwa jina Yesu ndagutegeka, randuka usubire kuzimu katika jina Yesu Nazareti. Randuka usubire kuzimu no kuwagutumye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ungapfakazuka ndimo mwuka buri muntu wese katika jina Yesu Nazareti wamboheshaga uburozi bw'amapfundo, wamboheshaga uburozi bw'ibihoroherano, wamboheshaga uburozi bw'imitongero, wamboheshaga uburozi katika jina Yesu bw'ibihubiko, ndamusenyana n'ubwo burozi bw'izina rya Yesu Kristo mwana w'Imana nzima. Ku jina Yesu Nazareti wamboheshaga uburozi bwo gushikwa, guhamagarwa mu isi ya kirozi, ndabitwika katika jina Yesu Nazareti. Kujyanwa mu buryo bwa kirozi, uwanjyanaga wese mu buryo bw'ibitotsi, mu buryo bw'inzozi, katika jina Yesu akantwara mu isi ya kirozi, akantwara ku bicaniro byabo. Ndasandaza uburozi bwose bukoreshwa njyana ku bicaniro by'abarozi katika jina Yesu, katika jina Yesu ndasandaza, ndarimbura kwa jina Yesu Kristo. Ubwo burozi bwose bwakoreshwaga nkakurwa mwami mu mubiri wanjye, nkajyanwa hanze y'umubiri wanjye, kwa jina Yesu wanjanaga hanze y'umubiri wanjye, kanjyana mu butayu, kanjyana mu misozi, kanjyana mu mataba, kanjyana mu karande, kanjyana mu izina rya Yesu Kristo mu bishanga, unjyana hanze y'igihugu, kanjyana mu kindi gihugu kitazwi cy'isi umwijima. Ndamuvima katika jina Yesu Nazareti. Wabambwaga apfakazuka gukoresha uburozi bwe, akangaburira imiryo bya nijoro mu gihe cy'ibitotsi, mu gihe cyo gusinzira. Ndaruka ibyo ngaburirwa mu nzozi katika jina Yesu. Ndaruka Nichari yose nari mu nzozi mu izina rya Yesu Kristo. Ndaruka inyama za kirozi katika jina Yesu Nazareti, izo nagaburuye mu nzozi. Wowe umaze iminsi urimo uroturya, urimo urotunywa, tangira ubwirukisha izo nyama urya mu nzozi zawe. Tuziruke aturuti inyama z'abarozi, izo ngaburirwa mu nzozi ndaziruka mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Izo ngaburirwa
ngaburirwa mu nzozi ndaziruka mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ibyo bigiti ibyo biryo byose byo mu nzozi byo nywa mu nzozi biruka mu izina rya Yesu, biruka mu izina rya Yesu, biruka mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Aturakubohotse, aturakundi murabohoka, aturakuri murabohoka. Vuga uti mu izina rya Yesu Kristo buri burozi bwose bwakoreshejwe kugira ngo nambikwe masike mbi ngaragare nabi nangwe n'abantu mu izina rya Yesu, ubwo burozi ndabutukurika, ndaburimbura mu isura yanjye, ndaburimbura mu isura yanjye, ndabohoza isura yanjye, ndabohoza amaso hanjye katika jina la Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu. Ndabohoza mu maso hanjye katika jina la Yesu wapfuye akazuka. Ndabohoza kanwa kanjye katika jina la Yesu wapfuye akazuka. Ndabohoza kuvuga nkumvirwa mu izina rya Yesu. Buri burozi bwose bwafasha kanwa kanjye, bwafasha amagambo yanjye kugira ngo nimvuga sinkumvwe n'abantu, ndabusenya katika jina la Yesu, ndabusenya mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Natuye ko ngiye kuvuga nkumvirwa mu izina rya Yesu Kristo. Natuye ko ngize igikundiro mu izina rya Yesu Kristo. Natuye ko ngize kwemerwa mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zose zatumaga ntemerwa imbere y'abantu ndazirimbura mu izina rya Yesu Kristo, ndazisenya izina rya Yesu Kristo, kwika mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Yewe wa mwuka we aho uturuka hose, waba uturuka munsi y'inyanja, waba uturuka katika jina la Yesu mwirimbi, yewe wa mwuka we waba uturuka mu bizu bitagira abantu, yewe wa mwuka we wewe wazamukiye ku bicaniro by'uwaguhamagaye, ndakuvuma va ku buzima bwanjye kwa jina la Yesu, jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ndavimu y'umwuka, ndavumu y'umwuka, waba ari umwuka uturuka kwa masenge, kwa basogokuru, kwa banyogokuruza katika jina la Yesu. Yaba ari umwuka turuka mu banyamashyari, mu ndyarya, kwa jina yemwe mwamyuka mibi ndabegeranya, ndabarimbura, tanyika kwa jina la Yesu, tanyika kwa jina la Yesu. Tatanya izo mbaraga, tatanya izo mbaraga, tatanya umwuka, tatanya umwuka. Vuga uti wa mwuka we waba uturuka mu bisekuru cya kane cyo badatanda kuvima va ku buzima bwanjye, waba uturuka mu gisekuru cya kabiri cya gatatu cyo mu muryango va ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ye wa mwuka waba uturuka mu maraso yo kwa data na mama va ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ye wa mwuka waba uturuka mu giturage mvukamo va ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Uwo mwuka twiko mwuka uva mu giturage cyawo wavukiye cyangwa cyawo harerewe uri mbure mu izina rya Yesu, wirukane ku buzima bwawe izina rya Yesu Kristo. Niba uri umugore irukana umwuka wose uturuka aho washatse ukurwanya ugukombata katika jina la Yesu. Niba uri umugabo irukana umwuka wakurwanya uturuka aho washatse kwa jina la Yesu Kristo. Wabambwa gapfa kazoka aturutiye ye wa mwuka undwanya uturuka aho nkorera, ndakuvuma mu izina rya Yesu Kristo, ndakuvuma mu izina rya Yesu Kristo, ndakuvuma mu izina rya Yesu Kristo. Va ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo, va ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Va ku mibereho yanjye mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Rekura migisha yanjye yose, mboni mugisha wanjye wose wafashwe n'uburozi katika jina la Yesu. Bwaba ari uburozi bwakwe munsi y'inyanja, bwaba ari uburozi bwavanywe mu misozi miremire, bwaba ari uburozi bwavanywe mu mwisanzure kwa jina la Yesu, ndaburimbura bwose katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwaba ari uburozi bwo mu malembe ndabusenya katika jina la Yesu wapfuye akazuka. Kinga ntihagire ukingura ndi mu mwuka mu izina rya Yesu. Ijambo ryavuze yuko nta ntwaro baciye kurwanya izagira ikintu ntwara. Buri ntwaro yose yari yacuzwe n'abarozi, buri ntwaro yose yari yacuzwe n'ababisha banjye aribo banzi banjye kwa jina si ntwaro z'ubukene byo kunteza ubukene. Ngo ubukene ndabusenya, ntabwo nzakena. Handitswe yuko Uwiteka ari umwungeri wanjye ntazakena. Ndyamisha mu cyanya cy'ibyatsi bibisi cyane iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka. Naho nanyura mu gikombe cy'igitutu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose, inkimbo ye n'inkoni ye nibyo bimpumuriza katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Anteguriya meza mu maso y'abanzi banjye izina rya Yesu Kristo. Uwiteka anteguriya meza imbere y'ababisha banjye, imbere y'abanyanga, imbere y'indyarya, imbere y'abatanyifuriza byiza kwa jina la Yesu. Ihanurire yuko Uwiteka guteguriye ameza imbere y'abarozi, Uwiteka guteguriye ameza imbere y'abakwanga. Anuhanura yuko Uwiteka guteguriye ameza imbere y'abatakwifuriza byiza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu.
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Uwiteka gutegura ameza imbere y'abanzi bawe katika jina la Yesu. Aturako gusiza amavuta mu mutwe igikombe cyawe kikaba gisesekaye kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ansiza amavuta mu mutwe igikombe cyanjye kirasesekaye. Nukuri kugirirwa neza n'Imana bizanyuma iminsi yanjye, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nyiriho katika jina la Yesu. Kugirirwa neza n'Imana binyomyeho iminsi yanjye kuho kwanjye kose katika jina la Yesu. Kugirirwa neza n'Uwiteka binyomyeho iminsi yanjye kuho kose katika jina la Yesu. Kugirirwa neza n'Isumba byose binyomyeho were none ha kugeza iteka ryose katika jina la Yesu. Wanesheje n'ukuri kuzimu. Niyo mpamvu rero nongeye kurekipera, nongeye kugarura umutungo wanjye, umugisha w'ubutunzi bwanjye vayo mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha w'ubutunzi bwanjye vayo mu izina rya Yesu Kristo. Hamagara umugisha w'ubutunzi, uguta umugisha w'ubutunzi bwanjye vayo mu izina rya Yesu Kristo. Uwo mugisha w'ubutunzi urimo urakumva, urimo uraza. Hamagara umugisha w'amazu, umugisha w'amazu vayo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Umugisha w'imodoka vayo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Umugisha w'ingendo vayo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Umugisha w'urushako vayo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Umugisha w'urubyaro uhamagara uraza, uhamagara uraza. Umugisha w'urubyaro vayo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Gutera imbere ahamagara umwuka wo guteza imbere, umwuka w'Imana unteza imbere. Ngwino nteye imbere mu izina rya Yesu Kristo. Sinzabuwe hasi, nzabuwe hejuru, nduwe hejuru, kuko handitswe yuko iwacu ari mu ijuru, ariho dutegereze ko umukiza wacu hazaturuka. Natuye yuko nduwe hejuru kwa jina la Yesu. Byamezaga hasi uburozi bwose bwakoreshejwe kugira ngo mbohererwe hasi, kugira ngo nkume hasi, kugira ngo ntazamuka, ndabusenya kwa jina la Yesu. Ubukoreshwa bahambira amazina yanjye, baboha izina ryanjye, baboha umutima wanjye, baboha intambwe zanjye, baboha ibiganza byanjye, baboha amafaranga yanjye, baboha business yanjye, baboha akazi kanjye, baboha urubyaro rwanjye, baboha imbere hanjye kwa jina la Yesu. Rwose ndabuturira, ndabusenya, ndabutwika mu izina rya Yesu Kristo. Ndabutwika mu izina rya Yesu Kristo akazuka. Ndabutwika mu izina rya Yesu Kristo akazuka. Ndabutwika mu izina rya Yesu Kristo akazuka. Ndekubona mu mwuka hari umuntu ibintu birimo birasohoka mu mutwe we. Ndi kubona mu mwuka hari umuntu ibintu birimo birasohoka mu mubiri we. Ndi kubona mu mwuka hari abantu bari guhambuka, bari kubohoka. Komeza usenge, hari imbaraga ziri kugwa hasi, hari uburozi burimo buragucamo buva mu mubiri wawe, busohoka mu mubiri wawe katika jina. Niba wiyumvamo guciragura, shaka ikintu ciragure usohora ibyo bintu mu izina rya Yesu. Wijundika ibyo bicanwe, cira ibyo bintu n'abadayimoni bari kukuvamo, cira kwa jina la Yesu. Yewe muntu we wari warabushuna muntu nanone, va ku buzima bw'uyu mugore mu izina rya Yesu Kristo. Va ku buzima bw'uyu mugabo mu izina rya Yesu Kristo. Va ku buzima bw'uyu mukobwa mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Yewe kuzimu, rekura aba bantu bari waramize, rekura aba bantu bari baratwaye kwa jina. Mwaburozi burozi ndegeranya buno burozi mw'isi y'umwuka bwari bufashe uyu muntu. Ndabutwika uwarozwe mu mutwe, akarogwa amaguru, akarogwa ibirenge, akarogwa imitsi, akarogwa mu isura, akarogwa impande zombi. Ndatwika kwa jina ubwo burozi bwose. Ndabona hari abantu baroze, baboroga mu ruhanga, baboroga ku biganza, baboroga ku birenge, baboroga kuri sexe yabo. Ndajya nkubwiye ngo izo ndasago zihagarariye uburozi bw'ibyo bagiye bakuroga. Ubu izo ndasago ziri mu ruhanga zihagarariye uburozi bwo ruhanga, mu ruhanga rwa bararutwaye, garura urwo ruhanga. Ubwo izo ndasago zihagarariye izo ndasago ziri kuri sexe yawe, zihagarariye uburozi bwa sexe yawe. Sexe yawe yararozwe, izo ndasago ziri ku biganza byawe. Warozwe ibiganza kugira ngo bitakira, bitazongera gutunga. Warozwe ibyo birenge kugira ngo utazongera gutera imbere, biciye muri urwo rurasago. Warozwe aho ngaho mu gatura umutima, biciye muri urwo rurasago rwo mu gatuza. Ubwo burozi bwosokemo, ndatura ngo ubwo burozi umukonekone yakoresheje akuroga, aguca indasago, agusigamo ibintu mu mugongo, agusigamo ibintu mu mubiri wawe. Yesu taramo umubiri wawe imyuka y'ikuzimu. Ndagutandukanya n'imyuka y'ikuzimu. Perete sekria holi ya pata sakra bari bore zikria aturutke imyuka y'ikuzimu munsokemo mu izina rya Yesu. Imyuka y'ikuzimu muhungi imigishanje mu izina rya Yesu. Imyuka y'ikuzimu ndabategeka musubire kuzimu. Handitswe yuko Umwami Yesu Kristo azuba ketorero n'amarembo y'ikuzimu atazari nyeganyeza kwa Jesus
nta mizimu igomba kunyeganyeza mu izina rya Yesu Kristo, nta myuka abadayimoni igomba kunyeganyeza kwa jina la Yesu. Mwamizimu mwe musubiraho mwategekewe kuba ni kuzimu, se ku mubiri wanjye, se mu bukungu bwanjye, se mu iterambere ryanjye, se mu muhamagaro wanjye, jina la Yesu, se mu muryango wanjye, musubire kuzimu kwa jina la Yesu, musubire kuzimu katika jina la Yesu. Wabazamuye akoresheje uburozi bwe kwa jina la Yesu, ndatwika ibyo yakoresheje byose n'ibyo n'imigambi yari afite kuri njyewe. Jambo rivuga yuko Uwiteka hindura imigambi y'amahanga akayihindura ubusa, kandi ijambo rivuga yuko katika jina Uwiteka yica imigambi y'icakura kugira ngo dasoza imirimo y'amaboko yazo. Akakanyanishe wari ufite umugambi wo kunyenesha, nishe imigambi yo kunyenesha, nishe imigambi yo kunyenesha mu izina rya Yesu Kristo umwana wa Nazareti, nishe imigambi yo kunyenesha mu izina rya Yesu Kristo, yo pungusha, yo kunsubiza inyuma, ndayisenya mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka kwa jina, yo kunjana muri gereza ndayisenya, ushaka kumfungisha ndabisenya katika jina, ndabisenya ushaka kungirira nabi ndabisenya katika jina. Atura usenge ndukumva hari umuntu mugambi bwo mwijima bwashaka gushirisha mu nzu y'imbohe, atura uburizemo umugambi wo kujyanwa mu nzu y'imbohe mu izina rya Yesu Kristo, atura uburizemo umugambi wo gukeneshwa mu izina rya Yesu Kristo, atura uburizemo umugambi wo gutandukanya, wo kugutandukanya n'umufiyanso wawe, wo kugutandukanya n'uwo mukundana kwa jina Yesu. Burizamo umugambi wo kugusenyera urwo rwo katika jina, burizamo umugambi wo kukubuza gusingira amasezerano y'Imana katika jina Yesu. Ndasenya imigambi yose yacuzwe n'abarozi katika jina Yesu, yacuzwe n'abana mu mwijima, yacuzwe n'ingabo zikuzimu, ndayisenya katika Yesu, ndayisenya katika jina Yesu. Watsinze urupfu n'ikuzimu, buri burozi bwose bwatezwe imbere y'umuryango wanjye, bwatezwe mu muryango, bwashyizwe mu madirishya, bwashyizwe aho ndyama katika jina Yesu, bwashyizwe aho ntuye, aho nkorera, ndabuturira mu izina rya Yesu Kristo, ndabuturira kwa jina la Yesu. Abambwa pakazuka ndatura ngo umugisha w'Imana uraje, umugisha w'Imana uraje, ubutunzi bw'Imana buraje, amasezerano arasohoye mu izina rya Yesu. Mbaye umuntu ukomeye nteye imbere, ndazamutse katika jina Yesu, ndagutse mbaye munini cyane, mbaye umunyamugisha, subiramo cyane uvuga kuri umunyamugisha mu izina rya Yesu, subiramo cyane watura kuri umunyamugisha. Urakoze mwami ko abantu babahawe umugisha kuri uyu munsi wa kane, kandi bakaba bagiriwe neza n'Imana mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Amen, 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 amen. Kanda subscribe dukomeze kubana ku isengesho ribohora. Ntabwo tuzasoza iminsi 40 utarabona ukuboko kw'Imana nukomeza gusengana natwe. Kanda subscribe vuba, kanda sabone vuba, kugira ngo ujye uhora ubana natwe buri munsi mu isengesho. Va mu bidafite umumaro, va mu bitagufitiye agaciro, reka kureba ibyo bifilimi uraramo wirirwamo, mega zawe zizigame, tujye uzikoresha dusengana nawe. Mu maraya masengesho uraza kubona ukuboko kw'Imana. Kanda sabone cyangwa subscribe, iyi channel y'isengesho ribohora yisangiza abandi, hanyuma waguke natwe twaguke. Imana igumugisha mu izina rya Yesu, mugire ibihe byiza.